Turabasuhuje aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Ese waba warigeze kurota inzozi ukarota uzamuka umusozi noneho wakanguka ukabura ubusobanuro bwabyo? None aha ngaha inshuti yanyu Yohana igiye kubasobanurira ubusobanuro bw'inzozi turota. Bamwe bakarota bazamuka umusozi, baterera umusozi, bamanuka, baterera bazamuka, bagwa bongera babyuka bakomeza. Tugiye kureba ubusobanuro bw'izo nzozi zerekeranye no kurota ubona uzamuka umusozi cyangwa se kurota umusozi mu nzozi nicyo bisobanura. Inshuti zacu ziri mu Rwanda turabasuhuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Kuri mwe mwese aho muri guhahira hose, Imana ibashyigikire kandi ibahe guhaha muronke. Inshuti zacu ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, i Burundi, muri Kenya, muri Uganda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukomeze kugubwa neza cyane. Ntago twakwibagirwa inshuti zacu rwose ziri mu gihugu cya Philippines, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mudahwema kugaragaza ko mudukurikirana, abadukurikirana ku matelefone, abadukurikirana ku matabureti, abadukurikirana ku makompiyuta. Mwese tubifurije amahoro ndetse no guhaha mukaronka mu byo muri gukora byose byabahesha umugati muri ubu buzima. Reka turebere hamwe rero inzozi zo kurota umusozi. Ese ubundi kurota umusozi mu nzozi bisobanura iki? Ngira ngo murabizi, abyo bizera rwose, cyane cyane abizera Imana, abizera Yesu Kristo, murabizi ko bajya bafata igihe runaka cyangwa se bajyaga bafata igihe runaka ukumva ngo bazamutse umusozi, ngo bawutereye, ukumva bafite icyizere rwose cy'uko nibazamuka umusozi ibibazo byabo biza gukemuka cyangwa se biza kugenda neza, ibyo biringiye ku Mana biza kugenda neza. Kurota umusozi rero mu nzozi bisobanuye ibintu byinshi cyane, harimo gutsinda, harimo gukora cyane, harimo kunesha ibikugerageza ndetse no kuzamura imyumvire. Urumva kurota umusozi byonyine mu nzozi bisobanuye ibyo bintu byinshi cyane, kuko hari abunanira guterera, murabizi. None se nk'umuntu warose yawutereye, gutsinda, gukora cyane, kunesha ibigeragezo ndetse no kuzamura imyumvire. Kurota rero uzamuka umusozi mu nzozi ni ikimenyetso cy'uko ufite imbaraga zo guhangana n'ibibazo. Niba warigeze kurota ubona uzamuka umusozi, mbere na mbere ni ikimenyetso kigaragaza yuko rwose wowe ubwawe wifitemo ubushobozi, wifitemo imbaraga ndetse wifitemo n'ibindi byiringiro bidasanzwe abandi bafite byo guhangana n'ibibazo ugenda unyuramo nta byacitse kuri wowe, ahubwo ukagenda ufite imbaraga ndetse n'ibyiringiro, ukavuga uti ibibazo nubwo mbyinjiyemo nzabisohokamo kandi nzabisohokamo nemye. Bigaragaza ko rwose ufite ikimenyetso cy'imbaraga muri wowe kandi ko ufite ubuhanga bwo guhangana ndetse n'ibibazo ugenda unyuramo muri ubu buzima turimo. Niba rwose uzamuka umusozi, ngicyo icyo bisobanura, ni ikimenyetso cy'uko ufite imbaraga zo guhangana n'ibibazo cyangwa se ibikugerageza. Reka turebe noneho kurota uzamuka umusozi. Kurota uzamuka umusozi ukagera ku gasongero kawo, ese bisobanura iki? Urumva hari ushobora kurota yarazamutse umusozi, akarota rwose yawuzamutse ariko ntanawugereho, yari afite intego zo kugera ku gasongero hejuru, ugasanga ntago yagezeyo, byamuciye, yacitse intege, ageze mu nzira yisubirira inyuma. Ariko hari n'undi ugeze kurota akarota abona azamuka cyangwa se aterera umusozi akagera ku gasongero kawo. Hari icyo bisobanuye rero nshuti yanjye. Niba warigeze kurota inzozi ukarota uzamuka umusozi nyuma ukagera ku gasongero kawo, bisobanuye yuko rwose wamaze kugera ku ntsinzi. Wamaze kugera ku ntsinzi tayari, wamaze kugera ku cyo wumva gushaka, intsinzi wamaze kuyibona rwose. Byarangiye kuba watereye umusozi, ugaterera bikugoye, bikuruhije se, ariko ukabona ugeze ku gasongero, uhageze wumva ubaye nk'umuntu uruhutse. Tayari intsinzi yawe uba uyigezeho cyangwa se uba wamaze kugera ku ntsinzi mu buryo bwose bugaragara kandi bufatika. Reka turebe umuntu waba wararose inzozi. Kurota inzozi ubona uzamuka umusozi uhanuka,
ukabyuka ukabyuka ukongera ukazamuka, mbese ntucike intege, ugakomeza ukazamuka. Iki ni ikimenyetso nyine ngira ngo twabonye ko kuzamuka umusozi birimo ibintu byinshi, gutsinda, birimo gutsinda, gukora cyane, kunesha ibigeragezo ndetse no kuzamura imyumvire. Ahangaha niba wararose uzamuka umusozi uhanuka ubyuka ariko ntucike intege, ukongera ugakomeza, ibi ngibi bigaragaza yuko uzatsinda, bigaragaza yuko rwose uzatsinda. Mu bikugerageza uzatsinda, mu biguhiga uzatsinda, ndetse yewe uzagira no ku iterambere bamwe babona yuko we utazageraho. Ni ikimenyetso cy'ubutsinzi cyangwa se cyo gutsinda. Ngira ngo abenshi bizera Imana iyo bazamutse umusozi, bizeye biringiye ko Imana iri bubagire neza, bafite ibigeragezo Imana irabibatsindira, batsinda ibigeragezo. Niba warose izi nzozi rero, usabwa guhita ugerekaho isengesho ugasenga cyane kugira ngo Imana igushyigikire kandi Imana ikomeze kugutabara ndetse no kukurengera. Ese waba warigeze kurota ubona uzamuka umusozi uhanuka bikakunanira kubyuka, cyangwa se ugwa hasi wagerageza kubyuka ukabona biranze? Niba warose izi nzozi rero, ukarota uzamuka umusozi ukabona uhanuka, wabyuka bikakunanira, ukabona waheze hasi, tayari nabyo bifite icyo bisobanuye. Niyo mpamvu nababwiye ko niba urose inzozi nk'izi ngizi rwose, uba usabwa gusenga Imana kugira ngo Imana igutsindire abanzi, igutsindire ibibi, Imana igutabare ndetse Imana ikurengere, ikurwanirire intambara zawe. Niba rwose rero izi nzozi ukabona urazamuka umusozi ugahanuka ukagwa hasi ariko kandi bikakunanira kubyuka, ni ikimenyetso kigaragara yuko rwose ibyo ugambiriye gukora cyangwa se kugeraho uzabigeraho, ariko uzabigeraho wiyushya kuya, uzabigeraho wakoresheje imbaraga nyinshi, uzabigeraho mbese bikuruhije, bikugoye cyane rwose. Niyo mpamvu uba usabwa gusenga Imana kugira ngo Imana ikongerere imbaraga, utazananirirwa mu rugendo cyangwa se utazananirirwa mu nzira. Ibyo wari waragambiriye kugeraho ntubigereho ugacika intege, ariko kandi ni ikimenyetso kikwereka yuko ubwo uri kugerageza kuzamuka umusozi, uri kugerageza kugera ku ntsinzi, ariko kandi uzayigeraho bikugoye, bikuruhije. Ugomba kubimenya yuko ari igihe cyo kuzakora cyane kandi ntucike intege, yaba ari bizinesi wagambiriye gukora, yaba ari igikorwa runaka wagambiriye kugeraho, cyangwa se icyifuzo runaka ufite, uba usabwa gusenga cyane kugira ngo Imana igukomeze udacika intege, kuko hari abacika intege ugasanga bararambiwe, ntibazabigeraho kuko barambiwe. Ngicyo icyo bisobanura rero. Reka turebe umuntu waba warigeze kurota, cyangwa se niba warigeze kurota inzozi ukarota umanuka umusozi. Ese waba warigeze kurota inzozi ukarota umanuka umusozi? None ahangaha ugiye kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi wigeze kurota. Kurota umanuka umusozi ni ikimenyetso cy'uko hari ibitagenda neza. Byumve neza, niba warigeze kurota umanuka umusozi, ngira ngo twabonye abarota bazamuka umusozi. Niba warigeze kurota ubona umanuka umusozi, tayari ni ikimenyetso gishobora kukwereka yuko hari ibitagenda neza rwose. Hari ibitagenda neza, uba usabwa kwisuzuma wowe ubwawe mu ruhande rwawe kugira ngo birusheho kugenda neza, birusheho kumera neza rwose nk'uko ubishaka. Uba usabwa gusenga Imana ikakongerera imbaraga, ikaguha imbaraga zituma ugera ku ntsinzi yawe cyangwa se ku cyo wiyemeje. Kugira ngo birusheho kugenda neza nyine usabwa gusenga isengesho, wiragiza Imana kandi uyisaba kuyereka bizinesi yawe urimo kugira ngo irusheho gukomeza kugenda neza. Reka turebe kurota uterera umusozi cyangwa se uzamuka umusozi mu buryo butakugoye, cyangwa se ukawuzamuka mu buryo ubona nta mbaraga nyinshi byagutwaye, mbese aho gukarota umeze ubona nk'utambika, nk'uwigendera ahantu hatambitse. Ese ibi bisobanura iki?
Ese waba warigeze kurota ubona uterera umusozi mu buryo ubona butakugoye, ukabona umeze nk'utambika cyangwa se nk'uwigendera ahatambitse? Nabyo bifite ubusobanuro. Reka nze none aha ngaha nkusobanurire ubusobanuro bw'izo nzozi. Nkwibutsa ariko kandi wowe utarakanda subscribe, like ndetse na share na comment, nicyo gihe cyo kubikora rwose, ukatwandikira muri comment, warangiza ukanatubwira izindi nzozi twazagusobanuriraho. Ngira ngo turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha. Duhora tubasabira tunabasengera ku Mana kugira ngo ibahe umugisha. Niba warigeze kurota rero ubona uterera umusozi mu buryo butakugoye, ni ikimenyetso kikwereka yuko imbere yawe hari ibyiza. Ni ikimenyetso kikwereka yuko imbere yawe hari ibyiza kandi uzabigeraho bitakugoye. Inshuti zacu, ubusobanuro bw'inzozi ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye byiza nta handi wabisanga ni kuri Good TV Rwanda. Turabakunda cyane. Shalom.